kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se icyamunsi cyiza, bivanye naho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye kwifatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 31 Nyakanga mwaka wa 2025, kuwa kane, iragira iti Uwiteka azi abamwiringira. Uwiteka azi abamwiringira. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turimbane indirimbo ya 66 mu ndirimbo z'agakiza igira iti nageze ku mwami Yesu. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana. Nageze
haleluya, haleluya, haleluya. Yesu araryoshye, Yesu ni mwiza bene data. Umuririmbyi aravuga ngo ubwo umwuka azabazaho muzahera ko mumenya yuko nicaranye nawe, byavuzwe n'umwami Yesu. Ni ukuri yatugezemo, asigaye abana natwe. Ngwino wihe Imana yera yoze uwo mutima wawe. Ubwo Yesu azagaruka aje mu bwiza bw'ijuru, nzahindurwa nse nawe Yesu, ndushe gushima Imana. Umutima uraririmba yuko nabohowe rwose, negereye umwami Yesu, ndirimbana umunezero. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu. Nahumu igice ni cya mbere, duhere ku murongo wa mbere tugeze kuri karindwi. Haravuga ngo iby'Ininewi, ibihanurirwa Ninewi. Igitabo cy'iyerekwa rya Nahumu umwelekoshi. Uwiteka ni Imana ifuha kandi irahora. Uwiteka arahora kandi agira uburakari bwinshi. Uwiteka ahora ababisha be kandi abanzi be ababikira umujinya. Uwiteka ntiyihutira kurakara, afite ububasha bwinshi kandi ntabwo yatsindishiriza utsinzwe n'urubanza. Inzira y'Uwiteka iba mu ishuheri no mu mugaru, kandi ibicu ni nk'umukungugu utumurwa n'ibirenge bye. Acyaha inyanja igakama, agakamya n'imigezi yose. I Bashani n'i Karumeli hararabye, n'uburabyo bw'i Lebanoni burarabye. Imisozi iratigitira imbere ye, n'udusozi turayenga, kandi isi iterurwa imbere ye. Ni ukuri isi n'abayituyemo bose, ninde wabasha guhagarara imbere y'umujinya we? Kandi ninde wakwihanganira uburakari bwe bukaze? Umujinya we usutswe umeze nk'umuriro, kandi ibitare niwe ubimenagura. Karindwi. Uwiteka ni mwiza, ni igihome ku munsi w'amakuba, kandi azi abamwiringira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mu bihe byose byiza no mu bihe by'amakuba, jya wiringira Imana, kuko Imana ariyo gisubizo cy'ibibazo byawe. Uwiteka ni mwiza bihebuje. Uwiteka niwe udukingira ibibi byose. Uwiteka aturinda ibibi byose umwanzi aba yatugabyeho. Uwiteka aradufuhira ifuhe ry'urukundo kugira ngo tutagwa mu moshya. Uwiteka amenya abamwiringira by'ukuri. Niwe waremye isi n'ijuru, arakuzi akwitaho. Ni nawe wakuremye, azi ibigukwiriye. Mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu tumaze gusoma igice cya mbere, umurongo wa 2 kugeza kuri 7, hatubwira ngo Uwiteka ni Imana ifuha kandi irahora. Uwiteka arahora kandi agira uburakari bwinshi. Uwiteka ahora ababisha be kandi abanzi be ababikiza umujinya. Uwiteka ntiyitura kurakara, afite ububasha bwinshi kandi ntabwo yatsindishiriza utsinzwe n'urubanza. Inzira y'Uwiteka mu ishuheri no mu mugaru, kandi ibicu ni nk'umukungugu utumurwa n'ibirenge bye. Acyaha inyanja igakama, agakamya n'imigezi yose. Bashani n'i Karumeli hararabye, n'uburabyo bw'i Lebanoni burarabye. Imisozi iratigitira imbere ye, n'udusozi turayenga, kandi isi iterurirwa imbere ye. Ni ukuri isi n'abayituyemo bose, ninde wabasha guhagarara imbere y'umujinya we? Kandi ninde wakwihanganira uburakari bwe bukaze? Umujinya we usutswe umeze nk'umuriro, kandi ibitare niwe ubimenagura. Karindwi. Uwiteka ni mwiza, ni igihome ku munsi w'amakuba, kandi azi abamwiringira. Mu bihe byose jya wibuka kwiringira Imana, ko Imana yacu ari igihome, umunara muremure umukiranutsi yinjiramo agakomera. Jya umuhungiramo, ntacyo
uzaba ushinganye mu wishanaza agukurikiye azafata ubusa. Ndakwifuriza ko muri iki cyumweru ko Uwiteka azakubera ubwugamo, igihome, umunara muremure uzahungiramo ibibi byose, maze rero uzabashe kuzagira akazi keza, uzatangire icyumweru neza kandi uzanagisoze neza kuko uzaba ushinganye. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugirire neza. Amen. Data, turagushimiye ko ari wowe gihome cyacu n'ubwugamo bwacu n'umunara muremure. Ndasabye kugira ngo uzaturinde muri no minsi mu kazi, ibyo tuzakora byose uzatubere ubwugamo, uzadukingire ibizatugabwaho byose, uzatubere igihome, imyambi y'umubisha ntizatugereho, kandi ibyo tuzakora byose bizatubere byiza. Ishimwe n'icyubahiro ni byawe none iteka ryose, ni mu izina ryera rya Yesu Kristo mbisenze. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, mushumba kuri itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana na mwese bene data. Bifurije kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.